Kwimenyereza gukora ibizamini byinshi bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe. Kosora ibizamini byinshi byakozwe ndetse witoze gukora ibibazo 20 mu minota 20. Nyarukira kuri Google wandikemo iga.dutsinde.rw cyangwa se iga.dutsinde.rw ubundi wisuzume ndetse witoze gukora ibibazo 20 mu minota 20. Na hano tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Uramutse ushaka kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se ushaka ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, twandikire cyangwa duhamagare ni 0790 kwiga turakwigisha mu gihe gito kandi ugiye gukora ikizamini utsinde. Ntabwo bikiri ngombwa ko utakazi kawe ujye mu ishuri wige, ntabwo bikiri ngombwa ko ureka imirimo wakoraga ngo ujye mu ishuri wige. Twandikire cyangwa duhamagare kuri iyo nimero ni 0790 wibuke kutubwira muri comments amanota urabona muri iki kizamini, ndetse kanda kuri subscribe, like ndetse usharinga ikizamini kuri bagenzi bawe uzi n'abafite ikizamini vuba ahangaha. Tudatinze reka tutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo iyo bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. A. Bagaragazwa imbere n'itara ry'umuhondo ritwara ibumoso. B. Ni inyuma n'itara ryera ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa igisubizo ni D. Muri byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese rero igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Iyo bwije kugeza bukeye cyangwa se bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? A. Bagaragazwa imbere n'itara ry'umuhondo ritwara ibumoso. Iyo ni A. Bagaragazwa inyuma n'itara ryera ritwara ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa igisubizo ni D. Muri byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bagaragazwa imbere n'itara ryera naho inyuma ho bakagaragazwa n'itara ritukura. Icyo nicyo cyari igisubizo cy'ukuri. Mwibuka ko ukeneye kwisuzuma gukora ibibazo 20 mu minota 20 nk'uko n'ubundi n'ujya gukora ikizamini kuri computer kuri polisi bizaba bimeze. Nyarukira kuri Google wandike iga.dutsinde.rw cyangwa se iga.dutsinde.rw cyangwa se urebe muri comment ya mbere ipininze iri hejuru ukande kuri iyo link irakujyana kuri urwo rubuga ubasha kwisuzuma. Ikibazo cya kabiri, muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Twitegereze muri iyo foto. Dufitemo kiriya cyapa cya stop, ni icyapa kikubwira guhagarara. Hariya imbere ya kiriya kinyabiziga dufite umurongo wo guhagarara umwanya muto. Ese ni iyihe mpamvu hari kiriya cyapa cyo guhagarara hariya? A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. B. Umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C. Ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D. Hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese muri iri sangano ry'umuhanda ko hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira, ese niye mpamvu hari kiriya cyapa cya stop? Niye mpamvu hari kiriya cyapa cyo guhagarara? Igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Impamvu nuko bigoye kubona neza mu muhanda munini. Kiriya ni icyapa cyo gutambuka mbere, bagishyira ahantu bigoye ko ubona mu muhanda uri kwerekezamo, bityo ahantu hose kiri ugomba kubanza ugahagarara kanya gato yo kuri uriya murongo, ubundi ukitegereza neza mu muhanda werekejemo ko nta kinyabiziga kirimo cyangwa se nta nkomyi irimo, bityo ikinyabiziga cyaba kirimo ukakireka kikabanza kigatambuka nawe ukabona gutambuka. Kiriya nacyo ni icyapa cyo gutambuka mbere, aho gishyirwa mu nkomane. Mu nkomane ni ahantu umuhanda wisukira mu wundi. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyura naho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibikurikira: A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bw'uwo muhanda budatuma anyura naho nta nkomyi, umuyobozi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru.
anyura muri ako kayira k'abanyamaguru amaze kureba iki? A, amaze kureba umuvuduko w'abanyamaguru. B, amaze kureba ubugari bw'umuhanda. C, amaze kureba umubare w'abanyamaguru. Cyangwa igisubizo ni D. Muri byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano kuri iki kibazo cya gatatu nta kindi ni D. Hariya nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko ikintu yitaho cya mbere ni umuvuduko w'ibinyabiziga. Agomba kunyura muri kariya kayira k'abanyamaguru ariko yitaye ku abanje kureba umuvuduko ibindi binyabiziga biri mu muhanda abifite. Igisubizo nyacyo cyari hano D. Twakomeje n'ikibazo cya kane. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya ukajya gukora ikizamini ugatsinda bidasabye ko akazi kawe, bidasabye ko ureka imirimo yawe, turakwigishiriza online kandi ujye gukora ikizamini utsinde. Twandike cyangwa duhamagare 079 025 30 ndetse nawe wifuza ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose, cyaba icya provisoire cyangwa se icya permis, naho watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero iri mu nguni ibumoso kuri screen yawe. Ikibazo cya kane, umurongo w'umweru urombereje uciye hagati y'umuhanda uvuze iki? Uriya murongo uri hagati y'umuhanda urombereje, uri udacagaguye, ese uvuze iki? A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. B, abanyamitende bemerewe kunyuranaho. C, kuhagarara biremewe. D, guhindukira ku manywa. Ese uriya murongo w'umweru urombereje uciye hagati y'umuhanda uvuze iki? Ese umuyobozi wese abujijwe kuwurenga? Iyo ni A. Ese abanyamitende nibo bemerewe kunyuranaho? Iyo ni B. Abanyamitende nkwibutsa ko ari abayobozi b'amagare. C, kuhagarara biremewe. D, guhindukira ku manywa. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ubundi tugira imirongo ibiri yo mu muhanda, tugira umurongo urombereje n'umurongo ucagaguye. Iyo mirongo isobanuye iki? Ubundi iyo mirongo yombi birabujijwe kuyirenga, ariko umurongo ucagaguye utarombereje, umurongo ucagaguye uwo ushobora kurenga bibaye ngombwa ni igihe ushaka kunyuranaho, igihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa se igihe ushaka guhindura icyerekezo. Izo nizo nshuro eshatu zonyine ushobora kurenga umurongo w'umweru ucagaguye, ariko umurongo urombereje wo nta rimwe wemerewe kuwurenga. Niyo mpamvu hano tuvuze ko umuyobozi wese abujijwe kurenga uriya murongo w'umweru ucagaguye ushushanyije umuhanda. Ikibazo cya gatanu, kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese ni ukubera iki ari ngombwa gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A, kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D, kuko amatara yo mu muhanda ari kwaka. Ese ni ukubera iki ari ngombwa gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Ese ni ukugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza? Iyo ni A. Ese ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona? Iyo ni B. Ese ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga? Iyo ni C. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ni kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya gatanu nta kindi ni B, ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona. Igisubizo nyacyo kikaba ari B. Impamvu ari ngombwa gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima ugeze mu muhanda ni ukugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga batangire biborohere kukubona. Igisubizo nyacyo hano cyari B. Nizere kuri kugenda wikosora ndetse uze kwibuka kutubwira muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Ubwo tugiye gukosora ibibazo 20, uragenda wikosora ikibazo ku kindi ureba amanota ubona kuri buri kibazo, ndetse ukande kuri subscribe niba wifuza ko amasomo yacu buri gihe ujye yabonera ku gihe. Hano dushyiraho amasomo yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda. Niba wifuza ko ibizamini dushyiraho ndetse n'amasomo dushyiraho ujye ubonera ku gihe, kanda kuri subscribe igihe cyose tubishyizeho bahita baguha notification ikubwira ko dushyizeho isomo. Ikibazo cya gatandatu, itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese ni hehe itara ndanganyuma rigomba gushyirwa? A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B, ahegereye inguni y'iburyo y'ikinyabiziga. C, inyuma kandi y'impera y'ibumoso y'ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe? Rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Iyo ni A. Ni ahegereye inguni y'iburyo y'ikinyabiziga. Iyo ni B. Inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya gatandatu nta kindi ni A, ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Itara ndanganyuma ni itara ry'ikinyabiziga rikiranga rikagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma, bityo rero iryo tara rishyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Igisubizo nyacyo kikaba cyari A. Twakomeje n'ikibazo cya karindwi,
nkwibutsa ko kujya gukora ikizamini utarisuzumye, kujya gukora ikizamini utarimenyereje gukora ikizamini, utarimenyereje gukora mu minota 20, ikizamini cyo gifite iminota 20 kandi ukorera ku manota 20, kugira ngo rero ukore uko ushoboye ujye gukora ikizamini warisuzumye, uzi neza ko iriya minota uzayibasha ndetse warakosoye ibizamini byinshi bishoboka. Nyarukira kuri Google wandike iga dutsinde rwa, cyangwa se urebe muri comment ya mbere iri hejuru ukande kuri link irimo, ubundi birakujyana ku kizamini ubashe kwisuzuma nk'uko nujya gukora kuri polisi bizaba bimeze, urisuzuma nk'uko nujya gukora kuri polisi nabyo bizaba bimeze. Uriya manota ubona ukora ibizamini byinshi bishoboka kugira ngo wimenyereze uko bibazwa, wimenyereze ndetse n'uko basubiza, kugira ngo nujya kuri polisi bizabe byoroshye cyane. Ubwo rero nyarukira kuri Google wandike iga dutsinde rwa, ubundi nawe wisuzume. Ikibazo cya 7, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze 1, b ibinyabiziga bipakiye birenze 2, C ibinyabiziga birenze 2, D, B na C nibyo. Ese ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ndetse n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? Ntago bishobora gukurura ibinyabiziga birenze 1, iyo ni A. Ntago bishobora gukurura ibinyabiziga bipakiye birenze 2, iyo ni B. Ntago bishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2, iyo ni C, cyangwa igisubizo ni D. B na C byombi nibyo. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo cya 7 nta kindi ni C, ntabwo gishobora gukurura ibinyabiziga birenze 2. Nuvuga ngo birabujijwe ko ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ndetse n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa gikurura ibinyabiziga birenze 2. Iyo kirengeje ibinyabiziga birenze 2, we tuvuze gukurura ibinyabiziga birenze 2, nuvuga ngo tuba dufite ikinyabiziga gikurura imbere, tukagira ikindi kinyabiziga gikuruwe cya mbere, rumoroki ya mbere, tukagenda rumoroki ya kabiri. Nuvuga ngo tuba dufite rumoroki ebyiri zifashe ku kinyabiziga gikurura. Icyo gihe rero iyo urengeje rumoroki ebyiri ku kinyabiziga gikurura ubisaba uburenganzira kwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Twakomeje n'ikibazo cya 8. Ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntago gishobora kurenza ubuhe bugari? A ni santimetero 75, B ni santimetero 125, C ni santimetero 265, cyangwa igisubizo ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ubugari bw'iyo rumoroki bw'icyo kinyabiziga cyagenewe gukururwa, iyo icyo kinyabiziga gikuruwe n'ikinyamitende 3, ubugari bw'iyo rumoroki ntabwo bugomba kurenza ibi bipimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Hari nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko igisubizo nyacyo ni santimetero 30. Ni ukuvuga ngo ubugari bwa rumoroki ikuruwe n'ikinyamitende 3 ntabwo bugomba kurenza santimetero 30. Nicyo cyari igisubizo cy'ukuri. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Twakomeje n'ikibazo cya 9. Ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyasa wakora iki? Ni ukuvuga ngo utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa, inyuma yawe haturutse ikinyabiziga kiri gutera amatara y'urumuri rumyasa, ese wakora iki? A kongera umuvuduko kugira ngo intera hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. B fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri mu nzira nyabagendwa, inyuma yawe haturutse ikinyabiziga kiri kugutera amatara y'urumuri rumyasa, ese n'icyo wakora? Ese ugomba kongera umuvuduko kugira ngo intera hagati yawe n'uwo muntu kuri inyuma igumeho? Ese iyo yari A. B ese wafata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara? C wakemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, cyangwa igisubizo ni D. Muri byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 9 nta kindi ni C. Ikintu ugomba gukora ni uko ugomba kwemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Urumuri rumyasa, amatara y'urumuri rumyasa akenshi akoreshwa na bya binyabiziga ndakumirwa ndetse n'ikinyabiziga gishaka kunyuraho byihutirwa. Bityo rero niba kiri gutera amatara y'urumuri rumyasa ni nkaho n'ubundi kiri gusaba uburenganzira bwo
kukunyuraho. Bityo rero niba ubona imbere nta cyago gihari wareka icyo kinyabiziga kikakunyuraho. Imbere icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ikibazo cya 10, wowe utarakanda kuri subscribe yikandeho winjire mu muryango w'abatsinda. Amasomo yacu dushyira hano, ibizamini byose dushyira hano ubibona bidasabye ko ushakisha. Kwa kundi ufungura YouTube yawe birabanza. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye mu gihe gitoya kandi ukagiye gukora ikizamini ugatsinda, twandikire cyangwa duhamagare ni 0790 025 30 tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito kandi ugiye gukora ikizamini utsinde. Ikibazo cya 10, ibyapa biburira bibiriho kumenyesha umugenzi: A, ko hari icyago; B, icyago kidasobanuye ukundi; C, imiterere y'icyago gitunguranye; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibyapa biburira bibiriho kumenyesha umugenzi iki? Bibiriho kumenyesha ko hari icyago, iyo ni A. Bibiriho kumenyesha icyago kidasobanuye ukundi, iyo ni B. Bibiriho kumenyesha imiterere y'icyago gitunguranye, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 10 nta kindi ni A. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko imbere ye hari icyago kugira ngo imigenzereze ye ihwane n'ububi bw'icyo cyago. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere byose bigira ishusho ya mpande eshatu, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ibyo ni ibyapa biburira. Icyo bibereyeho ni ukumenyesha umugenzi ko imbere ye hari icyago, imigenzereze ye ize guhana n'ububi bw'icyo cyago. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha; B, uburebure bwabyo abarimo ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6; C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo: bitarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, iyo ni A; bitarenza uburebure habarimo n'ibyo bitwaye bwa metero 6, iyo ni B; ese uburebure ntarengwa ni metero 8, iyo ni C. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. A na B byombi ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo A niyo ndetse na B niyo. Ni ukuvuga ngo ibyo binyabiziga ntabwo bigomba kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye ntabwo bugomba kurenga metero 6. Igisubizo nyacyo cyari D, ivuga ko A ndetse na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Hano usubije A gusa ukishe, usubije B gusa waba ukishe. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira: harimo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse uburebure bwabyo ndetse n'ibyo bitwaye bukaba butarenga metero 6. Twakomeje n'ikibazo cya 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: A, iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona neza muri metero 100; B, iyo ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba. Amatara maremare B, A na B ni ibisubizo by'ukuri. C, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ryari amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa? Vuga ibihe amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa. Niyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 100, iyo ni A. Ni ikinyabiziga gikurikiye ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye akagenda acana vuba vuba azimya amatara maremare, iyo ni B. A na B ni ibisubizo by'ukuri, iyo ni C. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ya metero 100, iyo ni inshuro ya mbere. B, niyo ikinyabiziga gikurikiye
ikindi mu ntambwe zitagera kuri metero 50 keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikiye akagenda acana azimya vuba vuba amatara maremare. Ubwo izo nshuro ebyiri amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa. Wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kuzimya amatara maremare. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye imbere yawe kikubwiye iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. C. Umuhanda unyerera imbere. D. Ntibyemewe kugenda mu byerekezo byombi. Ese iki cyapa gisobanura iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iki cyapa kikubwiye iki? Ese iki cyapa gisobanura iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iki cyapa kikubwiye iki? A. Birabujijwe guhindukira. B. Birabujijwe gusubira inyuma. B. Ni umuhanda unyerera imbere. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Ntibyemewe kugenda mu byerekezo byombi. Igisubizo nyacyo cy'igisobanuro cy'iki cyapa ni A. Birabujijwe guhindukira. Ni ukuvuga ngo wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ahantu hose ubonye iki cyapa kiba kikubuza ko wagera imbere ugahindukira ugasubira inyuma, mbese yego ugahindura icyerekezo. Ni uguhindura icyerekezo. Nukuvuga ngo wamanukaga ugeze imbere ushatse kuzamuka. Iki cyapa rero hano ukibonye mu muhanda ukibonyemo biba bibujijwe guhindukira. Ugomba gukomeza gusa ntabwo wemerewe kuba wahindukira. Twakomeje n'ikibazo cya 14. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. A. Imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B. Imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije cyangwa se ya makona, hari nibyo bimenyetso by'agateganyo hano bari kuvuga. Ni ya makona dukoresha no mu kwiga bisanzwe ariko tunabyita ibimenyetso by'agateganyo. Ibyo rero ni imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije. Ibyo bimenyetso bishobora gusimbura ibihe? Bishobora gusimbura imirongo yera irombereje icagaguye gusa. Iyo ni A. Bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C. Ni imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Cyangwa igisubizo ni D. Muri byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 14 ni B. Bishobora gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Igisubizo nyacyo kikaba ari B. Ni ukuvuga ngo biriya bimenyetso by'agateganyo cyangwa se ari amakona ahantu bayashyize ashobora gusimbura imirongo yera irombereje n'itarombereje yari mu muhanda. Tuvuge nk'igihe hateganyijwe nk'irushanwa wenda tuvuge ry'amagare, hari igihe haba harimo imirongo isanzwe yerekana inkombe z'umuhanda cyangwa se aho umuhanda urangiriye. Noneho barangiza bagashyiraho ariya makona yerekana ko wa murongo cyangwa se ahantu umuhanda urangiriye himuwe, inkombe mpimbano z'umuhanda zimuwe. Bigaragazwa n'iki? N'ibyo bikoresho n'ibyo bimenyetso by'agateganyo bishobora kuba bigizwe n'ayo makona cyangwa se iyo mitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije. Iyo mitemeri rero ikuraho agaciro, isimbura agaciro k'ibimenyetso birombereje, k'imirongo irombereje icagaguye cyangwa se idacagaguye. Twakomeje n'ikibazo cya 15. Tarakanda kuri subscribe yikandeho winjire mu muryango w'abatsinda. Kwica no dushyiraho amategeko y'umuhanda mu buryo bw'ibizamini byakozwe ndetse n'amasomo yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda. Itoze gukora ibibazo 20 mu minota 20 kugira ngo nujye gukora ikizamini uzaba umeze nkaho n'ubundi uri gukora ibyo wakoze. Nyarukira kuri Google wandike iga.dutsinde.rw. Iyo i ibanza ni inyuguti ntoya, iga.dutsinde.rw, cyangwa se uri muri comment ya mbere ipininze uyikandeho ubundi ujye kwisuzuma. Reba kuri iyo comment ya mbere ipininze uyikandeho ubundi ujye kwisuzuma. Ukora ibibazo 20 minota 20 wisuzume uriya manota wabona uramutse ari wowe ugiye gukora ikizamini. Ndetse kandi ku musozo w'iyi video naho uze kutubwira amanota ubonye muri iki kizamini, ku musozo w'iyi video. Reka dukomeze n'ikibazo cya 15. Ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Twitegereze A, B, C ndetse na D. Ese muri ibi byose ni ikihe cyapa ubona ko kivuga ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iki cyapa nicyo kibuza ibinyabiziga bifite moteri kuhanyura. Kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara bivuze ko ari icyapa kibuza. Kibuza iki rero? Ibyapa byose bibuza ibintu byerekanwa n'ibimenyetso biri muri ibyo byapa. Twitegereje neza rero muri iki cyapa, ni icyapa kibuza ariko harimo moto, hakabamo
n'imodoka. Ubwo iki cyapa kibuza ibinyabiziga byose bifite moteri kuhanyura. Igisubizo nyacyo kikaba ari B, kirabuza ibinyabiziga byose bifite moteri kuhanyura. Ikibazo cya 16, gutwara ikinyabiziga wasinze. A, biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. B, biremewe nijoro. C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. D, ibisubizo byose nibyo. Ese gutwara ikinyabiziga wasinze biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo? Iyo ni A. Biremewe nijoro? Iyo ni B. Birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri? Iyo ni C, cyangwa igisubizo ni D, ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 16 nta kindi ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Ni ukuvuga ngo gutwara ikinyabiziga wasinze birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Niba utwara ikinyabiziga gifite moteri, upfa kuba utwaye ikinyabiziga, umuyobozi w'ikinyabiziga abujijwe gutwara ikinyabiziga yasinze. Bityo rero igisubizo cy'ukuri hano ni C, birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Nkwibutsa kuza kutubwira muri comments amanota urabona muri iki kizamini. Iki ni ikizamini cyakozwe uyu munsi, nawe uzakora ibibazo 20 mu minota 20. Ndetse kandi ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, nawe ushaka ko tugufatira kode yo gukora ikizamini icyo aricyo cyose, twandikiye cyangwa duhamagare 0790 25 30 Ikibazo cya 17, iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye. Iyo tuvuze ahategamye ni ahantu hatambitse. Bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera A ya metero 100, B ya metero 200, C ya metero 50, D ya metero 150. Ese iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, ibyo binyabiziga bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu yihe ntera? Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 17 nta kindi ni A, ni metero 100. Ni ukuvuga ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha ahategamye, ibyo binyabiziga bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 100. Igisubizo nyacyo kikaba cyari A, metero 100. Ikibazo cya 18, iki cyapa gisobanura iki? Nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu nzira nyabagendwa ukabonamo iki cyapa, kikubwiye iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwiye iki? Ese hanyurwa mu cyerekezo kimwe? Iyo ni A. Ese ni ntihanyurwa? Iyo ni B. Ese ni umuhanda udakomeza? Iyo ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 18 nta kindi ni B, ni ntihanyurwa. Iki cyapa nicyo bita sens unique. Ni ukuvuga ngo ahantu kibonye, ubundi iki cyapa gishyirwa ahantu hanyurwa mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo gishyirwa ku mihanda inyurwamo mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo niba ari ibinyabiziga bituruka imbere yacu bihanyura gusa, ubwo twebwe duturuka mu kindi cyerekezo kinyuranye n'icyo cyemewe, hazaba hariho iki cyapa kitubwira ko hatanyurwa. Hari ikindi cyapa rero kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ari cyo ngicyo turera ku ruhande rwacu, twitegereze ku ruhande rw'iburyo. Icyo cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi cyo kibuza abagenda n'abaza kuhanyura, ariko iki cyo cya sens unique kivuga ntihanyurwa kibuza twebwe duturuka mu kindi cyerekezo kinyuranye n'icyemewe kuhanyura. Twakomeje n'ikibazo cya 19. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. B, guhagarara aho bageze. C, koroherana. D, gukuraho inkomyi. Ese iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo ibyo binyabiziga bibisikane, kubisikana ni ukuvuga ngo muri kugenda mu byerekezo bitandukanye, umwe aramanuka undi arazamuka. Iyo rero ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe iki? Bategetswe kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Iyo ni A. Bategetswe guhagarara aho bageze. Iyo ni B. Ni ukoroherana. Iyo ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ni ugukuraho iyo nkomyi. Urabona igisubizo nyacyo ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 19 nta kindi ni C, ni ukoroherana. Igihe cyose abagenzi cyangwa se abayobozi b'ibinyabiziga bagenda mu nzira nyabagendwa, ubugari bw'umuhanda bukaba budahagije kugira ngo babisikane nta nkomyi, bagomba koroherana. Igisubizo nyacyo kikaba ari C. Ikibazo cya 20. Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga
uhuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ariko icyo kinyabiziga cyacanye amatara y'umuhondo aburira. A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. D. Umuvuduko urenze. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo kikaba gicanye amatara y'umuhondo aburira? Urabona igisubizo nyacyo muri ibi ari ikihe? Igisubizo nyacyo cy'ikibazo cya 20 ni ukuvuga ngo A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B. Ni ikinyabiziga cy'ubutabazi. C. Yagize ibyago. Cyangwa igisubizo ni D. N'umuvuduko urenze. Igisubizo nyacyo kuri ikibazo cya 20 nta kindi, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Nicyo gisubizo cyari igisubizo cy'ukuri. Ese ubonye amanota angahe kuri 20? Nkwibutsa kubanza kwisuzuma mbere y'uko ujya gukora ikizamini, ugakora ibibazo 20 minota 20 ukareba ese nabona amanota angahe mu minota 20, ese nabasha kubahiriza iyo minota 20. Nyarukira kuri Google wandikemo iga, ubwo iyo i iri mu nyuguti ntoya, iga akadomo dutsinde akadomo rwa, iga akadomo dutsinde akadomo rwa, cyangwa se urebe muri comment ya mbere ipininze ukandeho, ubundi ujye gukora ikizamini mu minota 20. Ese ubonye amanota angahe kuri 20? Reka nkushimire rero twabanye kuva ku kibazo cya mbere tukaba tugeze kuri iki kibazo cya 20. Tubwire muri comments amanota ubonye kuri 20. Ese uramutse rero wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Wowe ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu gihe gitoya kandi ukajya gukora ikizamini ugatsinda, turakwigisha bidasabye kuri k'imirimo yawe ngo ujye mu ishuri wige, wowe utubwira amasaha aboneka ku munsi, ubundi tukayatwigisha buri munsi, twigishiriza online kandi ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Twandikire cyangwa se duhamagare ni 0790 025 30 ndetse kandi nawe ukeneye ko tugufatira kode, wowe wumva witeguye kujya gukora ikizamini cyawe ukaba wifuza ko tugufatira kode ukajya gukora ikizamini cyawe ugatsinda, twandikire cyangwa duhamagare kuri iyo nimero. Ushobora kutwandikira bisanzwe cyangwa se ugatwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara ni 0790 025 30 utarakanda kuri subscribe yikandeho, ni mu rwego rwo kudushyigikira ndetse no kugira ngo ibizamini byacu, amasomo y'amategeko y'umuhanda yagufasha kujya gukora ikizamini ujye yabonera ku gihe bitagusabye ko ushakisha. Kanda kuri subscribe. Abafite ibizamini vuba ngaha amahirwe masa kandi Imana ibarinde.